n'ireme ry'uburezi abantu benshi bakubita umusumari bavuga kandi bemeza yuko ikibazo kinini gishingiye mu myitwarire idahwitse cyane cyane ku ruhande rw'abanyeshuri. Cyane cyane ko ari nacyo gisata muyoboye ibyo mubivugaho iki? Ntago njyewe nabishingiraho gutyo kubera yuko ibyo ari byose abana uko bitwara cyangwa se abanyeshuri bitwara nyine bijyanye n'imyaka barimo. Kuba rero ireme umuntu yavuga ngo wenda ngo ryatakaye kubera yuko umwana wenda yabonye mwarimu ari kwigisha akabona wenda hari n'abarimu urabizi uretse ko ubu yenda minisiteri yazanye leta yashyizeho gahunda yo kugira ngo abarimu bambare amataburiya, ariko hari igihe nk'umwarimu yazaga yambaye wenda minijipe mu ishuri, hanyuma abarimu twatujipo tugufiya, twatujipo tugira mwene hano, abana bakarangara babona na abadolescenti barimo abahungu bashobora kwirebera amabuno ya mwarimu. Bakurikirana urubuga rwacu abo birimo cyano muri mugoroba twongeye kubasuhuza tunabifuriza amahoro y'Imana. Mbese mwiriwe neza. Hano muri studio zacu rero murabonamo umuvandimwe kandi bisanzwe mu biri turasanganywe ngira ngo yatwibwira mbere yuko dukomeza. Murakoze ndabasuhuza cyane. Amazina nasanzwe ni yayandi Nishimiye Isaac. Ndabakunda cyane. Nshimiye Isaac, tunejejwe no kongera kubana nawe uganirira abantu bumva ikinyarwanda burya ni nabo bumva n'ikirundi, bumva urunyankore, urukiga, ku isi yose abantu bashobora kuba bakumva izo ndimi cyangwa zifitanye isano nazo. Uyu munsi se ubafitiye ubutumwa ki? Urakoze, hari ubwo uri umunyamakuru, uwo birimo uri nduwo birimo amazina ni Bolingo, ni mwarimu Bolingo Nathan. Hanyuma ubindimo nkuko nawe ngira ngo bikurimo cyane biruzuye. Ngira ngo twagirana hari ubutumwa dushobora kugeza agaseke baba wateguriye abadukurikirana umunsi ku munsi. Urakoze cyane. Ubusanzwe nkuko nabibabwiye mu biganiro byatambutse ndi umurezi kandi ubikunda. Yego. Akenshi rero nkunda kugaruka muri ubwo buzima mbamo bwa buri munsi. Ariyo mpamvu uyu munsi numva ko twaganira ku ibyumbaza byinshi bimbaze mu gisata cya discipline y'abanyeshuri cyane cyane. Kuki wumva waduha umurongo w'ibyo tukubazaho? Ese ukora mu cyo wita discipline cyangwa ni ndi umurezi ariko cyane cyane nkaba mu gisata cya discipline y'abanyeshuri. Batubwira urugendo rwawe muri icyo gisata cya discipline nkuko kivuga? Ko mbisaziye mora imyaka 10 urumva ndubukombe. Ukora nk'iki muri rusange? Muri rusange muri discipline cyo ni ikintu cyagutse, ariko tugerageje wenda kusa n'abayivuga wenda mu minota turaba dufite. Nshobora kuyikubwira wenda nshingiye ku ngiye nkora mu kigo gicumbikira abanyeshuri. Ibyo dukunze kwita boarding school. Ubuzima bwaho rero butandukanye no muri biriya bigo abana biga bataha. Ubwo rero ngende bwivugire ibyo muri bene ubwo buzima, cyane cyane ngira ngo nsabe n'ababyeyi bafite abanyeshuri biga bacumbikiwe kugira ngo rwose bagire uruhare mu gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. Urakoze cyane. Ubundi Bwana Isaac wakoze cyane ku iyo introduction cyangwa se ukuntu utwinjije mu kiganiro. Ariko waduha mu byo kuri mu kigo cy'ishuri ubundi wavuze ku gisata cya discipline habamwe bihe bisata igisata cyawe gikora ryari? Yego, urakoze cyane. Ubundi buriya ikigo cy'ishuri gifite ibyo twakwita department zigera kuri 3. Iyo department ubwo ni cya gisata navuga. Haba igisata gishinzwe amasomo gihagarariwe na préfet des études cyangwa se préfet ushinzwe amasomo. Hakaba igisata gishinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri. Ubwo ni gihagarariwe n'umucungamutungo. Ni ko ntabure wawo wundi umenye uko abana bariye babayeho. Hanyuma akaba n'igisata cya discipline cyiza noneho gikurikirana imyitwarire y'abanyeshuri muri rusange. Hanyuma hejuru y'ibyo bisata uko ari bitatu hari umuyobozi w'ishuri ari we head teacher niko bamwita benshi, ariko ni director niwe uyoboye niwe uhuza bya bisata kugira ngo birusheho gukorana neza. Uvuga ko buri gisata cyose muri ibyo bitatu tubwiye cyo gifite umuyobozi wacyo wihariye? Yego, utanga raporo cyangwa se ugihagarariye ukurikirana ubuzima bwacyo. Hanyuma wowe gisata cyawe nawe uhagarariye kikaba ari cyo cy'imyitwarire. Cy'imyitwarire. Hanyuma twigizemo neza rero
akazi kawe bwite mw'icyo gisata ni akahe nda nabo mufatanya niba bahari? Baba bahari cyane cyane buri akazi ko karagutse, ariko wenda reka mvuge wenda kuri gahunda y'umunsi. Kuri gahunda y'umunsi ubundi abanyeshuri reka dutangire wenda babyuka. Wadusubije inyuma gato, bavuye mu rugo muri biruhuko muri vacances nk'ubu ko hari n'ababirimo binjira gute kugira ngo ababyeyi bazazana abana mu mashuri mu bigo bicumbikira abanyeshuri azabazi ngo mvanye umwana wanjye mu rugo hanyuma mushyiriye abantu banaba baramwakira gutya bikomeze ku buryo ukomeza umuntu akumva ko umurongo umeze mw'ibyo bigo. Urakoze cyane, nabyo byiza buriya tuba tugira ngo n'ababyeyi ahubwo banabyiteho cyane, kuko iyo umwana aje ku ishuri avuye mu rugo aba agomba kuba yaganiriye n'ababyeyi mu buryo bwihariye. Iyo abanyeshuri baje bageze mu kigo cy'ishuri, icya mbere twebwe tuba tugomba kubakira. Mu kubakira ni ukumenya ese bazanye iki, ese bazanye ibyemewe n'ikigo cy'ishuri, kuko umubyeyi wese burya iyo azanye umwana ku ishuri amuzana afite n'ababyeyi iriho ibyo agomba kugira gute kuza yitwaje byemewe. Muri icyo gihe rero bakinjira mu kigo cy'ishuri tuba dufite akazi muri discipline by'umwihariko nkanjye. Niba ari abanyeshuri bashya bagomba kuba bamenya kugira ngo menyane n'ababyeyi babo, kugira ngo niba hari n'ibibazo byihariye abana bafite wenda by'uburwayi, imyitwarire runaka, tubiganireho n'umubyeyi tujye tumenya ko dufasha umwana mu buryo bwihariye. Urumva iyo bamaze kwakirwa ubwo ni no kumenya nyine ibyo bazanye biremewe cyangwa ntibyemewe. Ibitemewe umubyeyi agomba kubisubizayo, wenda niba yajejwe umwana akaba yabizana umubyeyi atabizi. Hanyuma akurikiraho igikorwa cyo kubatuza. Abahungu batura mu icumbi ryabo, abakobwa bagatuzwa mu icumbi ryabo. Ubwo igikorwa cyo kubatuza wenda babyumve neza, ababyeyi babyumve, ni ugufata umunyeshuri ukamwereka igitanda, ukamwereka aho arashyira mare ye n'ibikoresho byo kugira ngo umutekano wabyo ube wizewe. Hanyuma ubwo iyo birangiye bashobora gukaraba bakitegura bakajya mu buriro aho bafatira amafunguro. Hanyuma ubu ni umwanya mwiza wo kugira ngo noneho bifurizwe kujya kuruhuka nimugoroba, kuko ubwo umunsi wa mbere niwo twinjiyemo. Hanyuma bongera kugaragara cyane cyane mu animateur cyangwa se animatrice arabaherekeza. Abo ni bantu ki animateur na animatrice? Ubwo ni nk'abakangurambaga, twabita abakangurambaga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ubwo ni animateur akurikirana discipline y'abahungu. Ubwo niwe ubaryamisha, niwe ubabyutsa, niwe ubakurikirana muri siporo. Ubwo no ku ruhande rw'abakobwa ni uko biba bimeze. Abo bantu bose uvuga animateur, animatrice ndetse nawe ubwawe turafatanya. Nta somo rindi mutanga, ni igikorwa cyo kijyanye n'iyo myitwarire gusama murimo? Mbona amasomo ashobora gutangwa ariko make, ariko ikinini ni ukwita kuri ya myitwarire y'abanyeshuri. Hanyuma nk'ababyeyi baba bazanye abana ku ishuri, ese babafata gute mwebwe ababoma muri mw'icyo gisata? Mbese mukorana gute n'ababyeyi? Nimuva ku babyeyi yenda muratubwira nuko mukorana n'abarimu. Abarimu ntacyo bakubajyanye n'imyitwarire, ikijyanye n'imyitwarire cyangwa discipline byose nimwe bireba gusa? Oya, ntabwo ari twe bireba gusa, ariko uruhande runini ni twebwe bireba, kuko burya n'umwana wagoranye akenshi nitwe tuba dufite umwanya uhagije wo kumugira inama. Ariko uburyo dukorana n'ababyeyi, ababyeyi badufata nk'abafatanyabikorwa babo, kuko urumva mu buryo umwana araryoha, nawe urabizi, ndabona uri umubyeyi. Kugira ngo ufate umwana wawe umukure mu rugo umujyane ku ishuri, umusigire umuntu wenda rimwe na rimwe utanazi, urumva uwo muntu umusigiye burya, kuko umwana ni umutungo udasanzwe, ntacyo wamugereranya. Urumva rero twebwe n'ababyeyi turabafatanyabikorwa, natwe turi ababyeyi. Bivuze rero kuko dukorana, niba umwana hari ibibazo afite bidasanzwe, ni twebwe bo gutera intambwe kugira ngo tumenyeshe umubyeyi ikibazo umwana afite kugira ngo kibashe gukemuka. Hanyuma wenda warumbajije ngo ikijyanye wenda n'abarimu n'imyitwarire. Mu kigo cy'ishuri urumva hari abantu benshi, ngira ngo n'abarimu nabo bagombye kuba ari abafatanyabikorwa nawe mu bijyanye n'iyo myitwarire. Niko bigenda, ariko numvise musa naho mwabyikubiye ku buryo oya, ntabwo ariko biri, kuko buriya hari wenda nari nkugereje abanyeshuri bagiye kuryama, kuko iyo bamaze kuryama animateur aryamishije abahungu be, animatrice aryamishije abakobwa be, igikurikiraho no kurota Imana. Kugera bukeye akenshi babyuka za 11 gutyo. Hanyuma iyo bamaze kubyuka barabyutswa, birumvikana. Animateur ashobora gukomanga mu kinyabupfura kugira ngo noneho bagasenga bakabyuka, bamara kubyuka bagakaraba, bamara gukaraba bagakora n'amasuku mu bikari, birumvikana.
hanyuma bakerekera hehe mu buriro aho bafatira ifunguro rya mu gitondo. Bamaze gufata ifunguro rya mu gitondo hose baraherekejwe. Ibyo byose biri mu nshingano zacu. Ubwo biri mu nshingano zacu. Urumva kubabyutsa hari aho byutsa nyine banyuranyura nawe urabizi hari agatotsi gahenge ku muntu bitewe nawe wabaye umunyeshuri ndabona gutambaza ibibazo nk'ibi cyangwa tugira n'ikiganiro utari byagorana. Ubwo iyo bamaze gufata ifunguro rya mu gitondo rero bakomereza muri etide ya mu gitondo. Hanyuma iyo bavuye muri etide ya mu gitondo bashobora guhita bakomereza kuri rassemblement. Ubwo niho bahurira na directeur wa wundi uhagarariye bya bisata byose bitatu bikorera mu kigo cy'ishuri, noneho akabaha ikaze nk'abanyeshuri baturutse mu birere bitandukanye baje gutangira umwaka cyangwa se igihembwe. Icyo gihe nabwo abahera noneho atanga umurongo w'ishuri n'amabwiriza anagezweho, kubera ko buriya directeur ni umuhuza w'ikigo cy'ishuri n'inzego za leta. Hari amabwiriza wenda ministeri biteganya, ministeri zigiye zitandukanye areba abanyeshuri. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo umuyobozi w'ishuri ayatangarize abanyeshuri, hanyuma nabo babeho nk'abaturage bazi umurongo igihugu kiri kugenderaho. Iyo tuvuga ku bijyanye n'ireme ry'uburezi, abantu benshi kubita umusumari bavuga kandi bemeza yuko ikibazo kinini gishingiye mu myitwarire idahwitse, cyane cyane ku ruhande rw'abanyeshuri. Cyane cyane ko ari nacyo gisata muyoboye, ibyo mubivugaho iki? Ntago njyewe nabishingiraho gutyo, kubera yuko ibyo ari byose abana uko bitwara cyangwa se abanyeshuri bitwara nyine bijyanye n'imyaka barimo. Kuba rero ireme umuntu yavuga ngo wenda ngo ryatakaye kubera yuko umwana wenda yabonye mwarimu ari kwigisha akabona wenda hari n'abarimu urabizi, uretse ko ubu yenda ministeri yazanye, leta yashyizeho gahunda yo kugira ngo abarimu bambare amataburiya, ariko hari igihe nk'umwarimu yazaga yambaye wenda minijipe mu ishuri. Hanyuma abarimu twatujipo tugufiya, twatujipo tugira mwene hano, abana bakarangara, babona ni abadolescenti barimo abahungu bashobora kwirebera amabuno ya mwarimu. Burya rero kuba bayavugaho bakayatindaho, njyewe nk'umu prefet de discipline ntago nakwiye kuba mbigiraho ikibazo cyane, ahubwo mwarimu yakwiye kuba ari uko yambara kugira ngo adateza kuba abana bamutindaho. Ibyo rero noneho wa mwarimu ashobora kubona yuko ari ikibazo akavuga ngo abana bitwaye nabi, ni urugero. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari abana bitwaye nabi, ahubwo abana bavuze ku cyo babonye. Wari utubwiye ku by'ireme ry'uburezi, ariko turagira ngo tubwire mu ibyo byose mukora mu kazi kanyu ka buri munsi. Twavuze tuvuga ku biganiro twagize ushize ku bijyanye n'akanyafu. Mu by'ukuri baravugaga kera yuko ngo agaho kadakwita imbwa korora ibisiga. Muhana mufite bihano ki mugendera umunyeshuri wananiwe kwitwara cyangwa kugendana na gahunda mwashyizeho? Yego, urakoze cyane. Buriya rero ibihano ni byinshi mu burezi. Umwana ushobora kumugira inama ubwabyo, kuba wamuhamagaye ari wenyine mukicarana muri biro umutumije, ku myaka ye abibona nk'igihano. Hari ukuba wamuha telefone bitewe n'urwego n'uburemere yenda bw'ikosa, akavugana n'umubyeyi akamubwira uko ari kwitwara. Burya kuba avuganye n'umubyeyi atamubwira ibyiza, amubwira ko yari kwitwara nabi, ubwabyo ngicyo ni igihano. Hari urwego bigeraho tugatumiza umubyeyi akaza ku ishuri bitewe n'uburemere bw'ikosa. Noneho hari n'uburyo tumukuraho amanota ya conduite, uretse ko amanota bakoreraho akenshi ni 40 ku gihembwe, kandi amakosa y'abana burya ni akagaruka. Uko akoze ikosa rero ugiye ukuraho, umwana yazatahana 0, kandi ntabwo abarezi tubereyeho kugira gute gutuma abana batahana 0, ahubwo tubereyeho kubafasha no kubayobora muri wa murongo utuma ahubwo bagira gute bakunda ishuri. Yego, ubwo rero ibihano ni muri iyo cadre cyangwa se ni muri urwo rwego duhana abanyeshuri. Kuri se inkuru yabaye impamo, akitwa akanyafu, ubushize twaje tuvuga ko ari akantu gakwiye mu burezi, ni akantu mwavanyeho burundu, ku buryo hari umuyobozi umwe ndetse n'umwe mu bakomeye cyane muri iki gihugu bavuze ko turanga akanyafu nikagira umumaro, twazasigara turera imbwa. Akanyafu ntabwo kagaragaramo mw'ibyo byose, mw'ibyo tanga kinyabupfura discipline. Njya kenshi ndasobanura ibijyanye n'ahomba, kuko buriya umwana wese cyangwa se umuntu wese ahabwa igihano kijyanye n'imyaka ye. Buriya abana baza muri secondaire cyangwa se secondary school nk'uko bivugwa, burya baba ari abana mubasha kujya inama, abazi gutandukanya ururo n'icyatsi. Abo rero burya kwirwa ukurura amatwi ukubita inshyi cyangwa se ugira gute, ibyo ntibimubuza ahubwo gukunda ishuri, akaba yabonamo abarezi wenda ikindi kintu. Ariko iyo tuje wenda nko muri
primary cyangwa se mu mashuri abanza nanjye mfite abana no mu rugo rwose ari byo biba ngombwa afata akanyafu ngatsibura kubera yuko aho kugira ngo mbyinirira akana ubona katazavamo umuntu ufatika umugabo nyawe umugore nyawe kuko na Bibiliya ivuga yuko iyo ukubise umwana akanyafu ntabwo akanyafu kamwica ariko byose tugomba kubikorana ubwenge n'urukundo kuko turi ababyeyi. Nizihe challenge cyangwa ibibazo biremereye mukunze guhura nabyo mu kazi mukora ka buri munsi? Duhura nabyo kandi byinshi, buriya kurera urubyiruko rurenze 600 bafite imico itandukanye bapfuye mu mihana igiye itandukanye ntabwo biba byoroshye. Buriya muri buri nguni yose aho abanyeshuri barara mu kubabyutsa mu kubaryamisha ushobora guhuramo n'ikibazo, ugasanga abana bamwe ntibari gushaka kuryama kandi bagomba kuryama bagatuza bagasinzira bakaruhuka kugira ngo buke baruhutse bafite imbaraga zo gukoresha ku munsi ukurikiyeho. Hari rero nko kumwe nabikubwiraga babiboneye mwarimu wiyambariye uko wiyambarira, hanyuma bakataha muri dorotwari animateri amaze kuryama nawe ngo aruhuke kuko nawe ni umuntu, bagatangira umwe wo ku gitanda cyo hakuno avugana n'uwo hakurya bavuga kuri ya mabuno ya mwarimu. Hari igihe rero bigaruka mu gitondo abanyeshuri baraye basakuza kubyuka byanze, animateri akabanzanira ati abanyeshuri rero bari kubuza abagenzi babo kugira gute kuryama. Ubwo icyo nkora nanjye ni ukubicara nkababaza niba bazigishwa n'abarimu badafite amabuno kugira ngo bazakunde bige kuko nawe urumva niba mwarimu ari uko ateye byazagenda gute. Icyo ni kimwe duhurira nacyo. Kubyuka nabyo hari bijya kubabyutsa ugasanga bamwe ahubwo bagiye munsi y'igitanda ku buryo animateri ashobora gusohora bamwe cyangwa animatrice ugasanga arangaye ahubwo hari abakwirirwa banaryamyemo. Iyo ni challenge cyangwa se ni ikibazo mu ishuri. Rero hari igihe umunyeshuri ashobora kuderanja mwarimu bitewe yenda nuko umwana ateye n'iki, buri hamwe hose rero umwana ashobora kugira uko yitwara kandi gutandukanye n'uburyo bumufasha kwiga neza. Hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge byakunze kuvugwa mu rubyiruko muri ino minsi mu bigo by'amashuri bikagaragara by'uburyo butandukanye. Ibyo bibazo aho mwagiye munyura mu cyisa cyane cyane cy'imyitwarire ntacyo mwahuye nacyo, niba mwarahuye nacyo mwagikemeye mute? Ntabwo ari cyane kuko buriya uko igihugu cyacu kigenda gishyira imbaraga mu buvugizi no kwigisha, usanga ibintu by'ibiyobyabwenge mu bigo by'amashuri atari ikintu wavuga gicanye maremare. Kuko nka kera hari ukuntu abanyeshuri babonaga bashaka gutoroka ngo bajye kunywa nk'inzoga hanze, ariko ubu ngubu ubona ari ibintu wavuga ko vuze ko bidahari wenda kuko ndi kuvugira wenda aho nkorera ntago wenda 100% bavuga ngo byaracitse, ariko nta munyeshuri nari naho ni ibintu bidahangayikishije, ntago wavuga ko ari ibintu bihambaye. Ku banyeshuri bamwe na bamwe se bafite genda ku gatekerezo dore ko ngo hadutse ne byinshi ku buryo ashobora kuzana akantu kameze nk'ikaramu akaba ari ikiyobyabwenge, ufite ku gatekerezo wamugira nama ki kubijyanye n'ikingano afite ku mashuri. Buriya nicyo cyiza kubera ko burya umunyeshuri yari kwiga bari kwitegura kuzaba umuyobozi w'ejo. Ubwo buvugizi rero buhoraho twebwe nk'abarezi kandi n'ababyeyi burya abana mbere yo guhaguruka baza ku ishuri baba baganiriye. Inzego za leta ziza mu bigo by'amashuri, polisi igatanga ibiganiro ku bubi by'ibiyobyabwenge kuri buri ngingo yose. Ugasanga rero umwana utumviye abo bantu bose bakuru abona basobanutse mu by'ukuri yaba nka wa mwana ngo wanze kumvira se na nyina ni wa wundi wumvirije. Niyo mpamvu habaye ibigo ngororamuco, niyo mpamvu ubwo rero niho yazisanga kuko hari na gereza isigaye ifunga ubwana nk'akana kananiranye muri rusange kaba yagafatika akagorora mu gihe runaka, ariko urumva ntabwo wabyifuriza umunyeshuri. Igisata muyoboye mwatubwiye bitatu, ikijyanye n'imyitwarire, ikiyoboye amasomo ndetse n'icungamutungo. Ubona ubwuzuzanye bw'ibyo bisata byombi cyane cyane tuvuge ku cyanyu ni ruhare kimugira mu by'ukuri ku ibyo umwana yiga haba byaba byose muri rusange, ubona contribution cyangwa uruhare rwanyu rurangana iki ku buryo wa mwana asohoka ku ntebe y'ishuri avuga ati hagaha hari icyo mpavanye? Hari perezida wa Amerika yitwa Abraham Lincoln, ntabwo nibuka umwaka neza yayoboye muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko yaravuze ngo buri wese akubuye ku muharuro we isi yose yahinduka paradiso. Bivuze iki rero? Muri bya bisata uko ari bitatu, igisata gishinzwe amasomo gikoze neza, igishinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri kigakora neza biri mu nshingano, natwe muri discipline tugakora ibiri mu nshingano zacu neza, directeur tujyana na ruhuka
usanga rwose ahubwo ari ukuzahesha umugisha ibyagezweho. Icyo rero twebwe uruhare rwacu tugaragaza ni ugukora ibiri mu nshingano zacu kandi tukabikora neza. Ntihabe kwitana ba mwana, ahubwo tugafatanya kuko tugamije kubaka ikigo, ariko cyane cyane umugenerwabikorwa ari we w'umunyeshuri, kugira ngo kuko avemo umuntu uvuga ngo haba muri discipline bampaye ibyo bagomba kuba. Ni ubutumwa reka dusoza, ugira ubutumwa ugenera ababyeyi, ugenera abanyeshuri ndetse n'abandi badukurikiye muri rusange uko bakwiye kwitwara. Urakoze cyane kuri ubwo butumwa unsaba guha abanyeshuri, ababyeyi. Yego ubu bari no mu biruhuko hagati aho ngaho, rwose ababyeyi bacu turabakunda kuko nabafatanyabikorwa beza. Muri abafatanyabikorwa beza rwose turabemera. Uboneyeho nakanya ko kuba cyane buratwa tunakumburanye kuko abaciyemo agahe. Icyo rero dusaba ababyeyi reka bari mperaho cyane, ni ukugira ngo bumve ko ishuri ni umubyeyi wa kabiri. Hari ukuntu umwana ashobora kugora, nabyo ni ibisanzwe, twese twabaye abana. Iyo umubyeyi rero ahamagawe ku ishuri kugira ngo aganire n'umwana n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo umwana yongere agaruke mu murongo, umubyeyi ntabwo yakwiye kuza ahangana. Ababyeyi baza nk'abahangana, rimwe na rimwe wanamureba ukaba wababarira umwana bitewe n'uko ubonye umubyeyi. Tukongera tugasaba ababyeyi, burya iyo umubyeyi uje mu kigo cy'ishuri ukwiye kuza wambaye nk'umubyeyi. Hari abaza bareba imyambarire ye ugahita rwose ubona ubona ishusho y'umwana, ahubwo ukababarira umwana ukavuga ati uyu mwana rero ngiye kumubera mama, mubere papa, kuko ndabona afite icyuho mu babyeyi. Icyo ngicyo twarakibonye kandi imyaka 10 bura ntabwo ari akana. Yango bakumvise cyane. Bana bacu rero icyo tubifuriza nuko ari ababyeyi barabakunda ndetse cyane, ari igihugu kirabakunda, abarezi turabakunda kubera yuko uri kubona nk'ikigo cy'ishuri nta kigo kiba gifite munsi y'abarimu 20 bakuru bize b'ababyeyi, kugira ngo babyuke basige imiryango yabo baze kwiranwa n'aba banyeshuri. Urumva ni ikindi kintu kandi cyiza. Rero kuba umwana yavuga ngo ananiranye ku ishuri, ku mbaraga zihari n'urukundo rungana gutyo, bene umwana ntabwo abashobotse. Turasaba abana bacu yuko batananirana, ahubwo bakaba abana beza bitegura kuzadusimbura ndetse bagakora n'ibirenze ibyo twakoze. Numva ari ubwo butumwa ngiye nabaha mu gihe nk'iki ngiki. Murakoze cyane. Asante sana bwana préfet de discipline, kandi ukomeze urerere u Rwanda neza, urerere umuryango neza. Hari umuyobozi umwe w'ishuri watuvuga ati twebwe ntabwo turera gusa, twe turerera Imana, tukarera n'igihugu. Ubwo rero nawe ukomeze urerere Imana, urerere n'igihugu, tugira abanyarwanda beza bejo hazaza. Turagushimiye cyane. Twasaba kandi namwe mwese mudukurikiye mu iki kiganiro gukomeza kubana natwe ku rubuga rwa abo birimo, kubana natwe kwiza kugira ngo inama makuru agiye kuri bose. Nuko kanda kwa ukazogera ugasubscribinga, bagatanga n'ibitekerezo, gatanga ibitekerezo, ikibazo wabaza préfet ukababimubaza, ugaduha na comment. Nibyo niyo comment ubyashobora kuvuga ati ariko rero préfet hariya nubwo wakwema akanyafu muri secondaire hari ukuntu kagarukamo, nabyo birashoboka. Ukaba washiyaringira ibintu ukageza ku bandi babyeyi no ku bandi bana, ibyo byose bakabireba. Ubundi tubifurije umugoroba mwiza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Turabakunda cyane. Asante sana. Ibiganiro nakagaruka turi kumwe.